waba wirengagije ko hari ababyeyi b'abadamu cyangwa se abagore bafite abana batandatu ku bagabo batandatu bafite abana batanu ku bagabo batanu yego nyine ku bagabo batanu akabyarana n'umugabo wa mbere bagatandukana agashaka undi akabyarana n'uwa kabiri nabwo bikaba gutyo akageza ku bagabo batanu afite abana batanu. Icyo cyo waba ukirengagije kandi kibaho sinzi niba wemera ko kibaho ibyo biba ari imico mibi ariko bibaho. Ubwo se umugore yitwiki nta mugabo aba afite. Washatse aha wahabye wahavuye ejo washatse aha wahabye wahavuye ejo washatse wahabye wahavuye kigaragara cyo gihe umugore niwe ugize gute niwe ubari mu rubango niba hano bavuga ko uyu mugabo yaba yarafite cyangwa se yaratunze abagore benshi cyangwa se yaratunze abagore benshi byanga bikunde Vestina ntabwo yaba yarabuzeho akantu gatoya abyumvaho ariko akavuga ati ubu ngubu ni ukumbeshya aho yavuze guhubukana none ni ukumbeshya cyangwa se ni ukunyangisha umukunzi wanjye cyangwa se ni ya magambo y'abantu bashaka kunsenyera ubukwe. Urumva Vestina mu kuvuga aho ngaho ataba yarazi yuko uriya mugabo koko yaratunze abagore ariko akavuga ati ngewe ashobora kuba yaratunze abagore ariko akanyurwa nanjye. Ariko none ntabwo waba umaze kumenya neza ko umugabo atunze abagore benshi ngo umushake ntabwo bitapfa gushoboka. Ngo yashyize hanze we ubwe yishyiriye hanze yakuye abantu umutima. Ntabwo ari ugukura abantu umutima ahubwo yerekanye ko yaba yatandukanye n'umugore kuko ku nyandiko yanditse yanditse ko atazongera gukunda cyangwa se atazongera kwizera icyitwa umugabo. Sinzi impamvu rero wowe ko mumarajenga ku bushake bwanyu ariko nta muntu wemeye guforusa ndi ku mutungo we habe namba. Ni ukuvuga ngo niba mu rugo hari amasafuriya 5 hari mwabiri yanjye umugore ari 3 ubwo nta kintu mba ndebaho umugore nshatse guteka ndi buteke amoko 3 kandi amoko 4 kandi ifite amasafuriya 3 nuvuga ngo umugore ngomba kumutira isafuriya ngomba kuvuga ngo cyangwa abayoboke ba ADPR yasezeraniyemo hari ikintu bari babiziho ko wenda Vestina atazabana n'uriya mugabo. Ariko ko Vestina atasezerana ADPR barabyanze burundu yasezeraniramo asezanira muri sare ntabwo yasezanira muri ADPR nyine wumva muri ADPR ariko hari ikintu bari bazi bafitiwe n'impamvu yabo bwite. Vestina yari yujuje imyaka yego y'ubukure n'umugabo yujuje imyaka y'ubukure reka tuganire ku iki kintu cyo nagutumiriye ndashaka kugira ngo nyunganire ni igiki cyatumye Vestina ADPR itamushyingira. ADPR igira amahame yayo kandi igendera kuri byinshi. Rimwe bavuze ko Vestina ajya kujya mu rukiko yari yagiye muri saro aradefiriza kandi ADPR ntabwo igira gute ntibyemera ntabwo mu buryo bwayo no mu buryo mu muyobokere yayo cyangwa se muri gahunda zabo ntibemera imisatsi igize gute idefirije ntibemera umugize gute usutse bemera imisatsi ya naturelle ukagenda ukiyogoshesha ugatera kanta sava. Okay urakoze cyane iki ngicyo cyo muri ibyo ngibyo harimo kimwe ubwo ADPR yanze ku buryo Vestina atari gusubira mu rugo niba ari ukudefiriza ngo wenda kudefiriza bikuremo ariko agenda asezerane asezerane gute kandi yari yamaze kubikora kandi abibujijwe mu itorero ryabo. Ubwo nuvuga ngo bahise bamuhagarika idini ryabo ntabwo ryemera gukora ibyo bintu ko ntabwo wadefiriza uje usubire kwigabura. Nkuko musanzwe mudukurikira rero kuri kinyamakuru cyacu cya Ogera TV muri kumwe nanjye Kimizi n'umutumirwa wacu nkuko musanzwe mumubona turi kumwe Muhawe umeze neza kudashyushye se ndashyushye cyangwa se ndakonje use umuntu ashyuha te imbere buriya iyo uri imbere y'itangazamakuru cyangwa se uri imbere y'abadukurikiye ugomba kugaragaza yuko ibyo uvuga ari ukuri cyangwa se unashyushye. Urabona iyi si yacu cyangwa se ibihugu twegeranye cyangwa se ibihugu bidukikije cyangwa cyane cyane mu gihugu cyacu tubarwa ko turi miliyoni 12 cyangwa se 13 kugeza kuri 14 ariko ngewe iyo mbaze neza ndeba ngewe Kimizi nsanga turi abantu babiri ushobora kumata tese kubera iki Muhanga mvuze ko ari abantu babiri ngewe mu Rwanda rwacu cyangwa se mu gihugu cyacu nduwenda bizi ko no kubundi ku isi hari abantu babiri aho umugabo n'umugore nibyo uragikoze umugabo n'umugore ariko amategeko tugenderaho mu gihugu cyacu tugendera ku mategeko yo kuvuga ngo abo bantu babiri babanye basezeranye cyane basezeranye imbere y'amategeko cyangwa se n'imbere y'Imana ariko cyane cyane igihugu cyacu cyo usezeranye imbere y'amategeko ntusezeranye imbere y'Imana nge mba numva igihugu cyacu nta kibazo cyakujya kuko utasezeranye imbere y'Imana ariko hari ahantu henshi cyane cyane nko muri serivisi za leta ushobora kujya bakakwima serivisi kubera kutasezeranye habaho cyane
ariko nkibaza we warasezeranye cyane warasezeranye habo ngo gusezerana ivangamutungo umutungo mu ruhahano ibintu nk'ibyo waba warasezeranye mu kimwe muri ibyo wasezeranye iki ko numva utabizi neza ntabwo urasezerana hoya we ngende kukubwe baza wowe nk'umutumirwa twatumiye imbere yawe gira TV wasezeranye iki muri ibyo habaho ivangamutungo umuhahano n'ivangamutungo risesuye n'ivanguramutungo risesuye yego ngiye rero kwa kumugabo wanjye mukunda kandi twasezeranye tubana uko twaramaze kwizerana hari uburyo buri wese yari azi mwundi n'undi azi mwundi kumva neza icyo twasezeranye icyo ari cyo twasezeranye ivangamutungo risesuye rero mwabasezeranye ivangamutungo risesuye cyane harimo abantu rero basezerana ivanguramutungo ni ukuvuga ngo iyo bamaze gusezerana ivanguramutungo urakomeza unyungana nk'uko turi kunganirana iryo vangamutungo ni ukuvuga ngo ni uvuga ngo iyo basezeranye ivangamutungo bashatse gusezerana ngo iki ivangamutungo we mwasezeranye nk'uko bivuze ndashaka kubaza iyo basezeranye ivanguramutungo biba bishatse kuvuga ngo iki ni ukuvuga ngo ivangamutungo risesuye ni ukuvuga ngo ikintu cyose usanganye umusore yego n'icyo nawe wahazanye byose biba ari ibyande muri urwo rugo biba ari ibyanyu mwese nta cyawe ntaki hanyuma rero ivanguramutungo risesuye ni ukuvuga ngo buri wese agira ibyo undi akagira ibye ibyo umwe yakoreye ni ibye n'ibyo undi yakoreye ni ibye umutungo w'umwe ni uwe n'umutungo w'undi ni uwe hanyuma mu gihe mwumvikanye ukagira uko mumanajenga ku bushake bwanyu ariko nta muntu wemeye gufurusa undi ku mutungo we habe namba ni ukuvuga ngo niba mu rugo hari amasafuriya 5 hari mwabiri yanjye umugore ari 3 ubwo nta kintu mba ndebaho umugore nshatse guteka ndi buteke amoko 3 kandi amoko 4 kandi ifite amasafuriya 3 ni ukuvuga ngo umugore ngomba kumutira isafuriya ngomba kuvuga ngo ntizi safuriya bibaye ngombwa hoya nibyo ariko ngomba kuvuga ntizi safuriya kuko ni cyane urakoze cyane impamvu rero bivuze gutyo impamvu twahereye kuri iki kiganiro hari inkuru iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mihanda ya YouTube y'umusitare w'umukozi w'Imana witwa Vestine biri kuvuga ko yamaze gutandukana n'umugabo ni inkuru iri gucicikana iyo nkuru ngira ngo nawe wayumvishe ese iyo nkuru ni yakababura ku banyarwanda se ni yakababura ku muryango wa Vestine ni yakababura ku bantu bashimishwaga na Vestine iyo nkuru wowe wayumvisha ute cyangwa se wayifashe gute yuko yatandukanye n'umugabo mwakoze ngiye kugira yumvishemo rero buriya ntabwo nigeze mva ko Vestine wenda umugabo batandukanye gusa nyine hariho amakuru menshi ari gucicikana nyine ku mbuga nkoranyambaga izo arizo zose urumva hari kuri Facebook hari kuri TikTok hari kuri mbese henshi no kuri Instagram n'ahantu hose ni ukuvuga ngo rero amasocial media yose yagizemo ikikango nta muntu uzi neza na Vestine yatandukanye n'umugabo ibyo nta muntu ubizi gusa amagambo yashyize hanze we ubwe yishyiriye hanze yakuye abantu umutima ntabwo ari ugukura abantu umutima ahubwo yerekanye ko yaba yatandukanye n'umugore kuko ku nyandiko yanditse yanditse ko atazongera gukunda cyangwa se atazongera kwizera icyitwa umugabo sinzi impamvu rero wowe ibyo bitangazamakuru biri gutangaza yuko yatandukanye nawe kuko bitewe n'iyo nyandiko ye ese waba mu byo wumvishe cyangwa se mu byo wakurikiye waba wamenye icyatumye batandukana ntacyo nzi kurumva nimba yanditse akavuga ngo mu buzima sinzongera guhubuka ikindi ninongera gushaka uwundi mugabo nzashaka umugabo nzi neza imico ya n'imyifatire ye nzi wabo nzi buri kimwe cyose yego kigaragara cyo ushobora gusanga buriya uburyo uriya mugabo yamutwayemo no mu buryo yatekereje no mu buryo yarazi sibwo buryo yisanze no mu buryo yatekerezaga umugabo ashobora gusanga asate ageze gute yamusanze niyo mpamvu ashobora kuba yagize gute yavuze ari amagambo akavuga nti rwose mana yanjye ku yindi nshuro kandi bivuga ko mu minsi yashize yafashe Dorcas arambwira ngo dore ngewe ndi mukuru wenda kuruta ntuzigere ushaka ukiri umwana nushaka ukiri umwana ayo matwi nzayakuruta abwira muri umunawe urakoze cyane ni ukuvuga ngo ahangaha Vestine hari aho ku nkuru nkoranyambaga cyangwa se ku mihanda ya YouTube bari kuvuga ko cyangwa se ku kiganiro bari kuganira ariko bavuga ko uyu mugabo wari warashatswe na Vestine bisa nkaho ariyo gahunda ye
yo guta abagore cyangwa se kujugunya abagore, yagendaga ashaka abagore hirya no hino cyangwa se ahantu hatandukanye. Uyu Vestina atari imfura, atari n'ikirondafura, atari uwa gatatu cyangwa se atari n'uwa kane. Iyo nkuru wawe wayumvisheho yo? Yewe ntabwo byoroshye. Nanjye ariko nabyumvishe nyine baravuga ngo si uwa mbere si uwa kabiri, ariko mu kigaragara cyo nuko Vestina ntabwo yari azi imico n'imyifatire by'uriya mugabo. Kimwe nuko wenda ntawamenya abantu b'igitsina gore cyangwa abakobwa ashaka ko afite byinshi yarebye atari byo yakurikiye. Nibyo birumvikana. Vestina ajya nubwo yavuze ngo ntabwo azongera guhubuka, ndaza kuhasubiraho na ahantu henshi turaza kujya, ariko reka tubanze tuganire kuri uyu mugabo na Vestina. Nuvuga ngo niba hano bavuga ko uyu mugabo yaba yarafite cyangwa se yaratunze abagore benshi cyangwa se yaratunze abagore benshi, byanga bikunde Vestina ntabwo yaba yarabuzeho akantu gatoya abyumvaho, ariko akavuga ati ubu ngubu ni ukumbeshya. Aho yavuze guhubukana none ni ukumbeshya cyangwa se ni ukunyangisha umukunzi wanjye cyangwa se ni ya magambo y'abantu bashaka kunsenyera ubukwe. Urumva Vestina mu kuvuga aho ngaho ataba yarazi yuko uriya mugabo koko yaratunze abagore, ariko akavuga ati ngewe ashobora kuba yaratunze abagore ariko akanyurwa nanjye. Ariko none ntabwo waba umaze kumenya neza ko umugabo atunze abagore benshi ngo umushake, ndumva bitapfa gushoboka. Aho Christine ko Vestina yari umwana, Vestina yashatse ari umwana. Siba ntuzi ko yari umwana. Ni umwana, ariko iyo umwana yamaze gutekereza gushinga urugo tuva iby'ubwana biba byavuyeho bamaze gushinga urugo. Bamaze gushinga urugo ngenda kubajije nti cyangwa se ngiye nkuko mbibona Vestina byanga bikunde uyu mugabo nkuko babivuga ntabwo byaba byavuzwe none, cyangwa se abantu baba baramurangiye Vestina cyangwa se mu rukundo rwa Vestina. Vestina ashobora kuba yarazi ko uyu mugabo yatunze abagore umwe babiri batatu cyangwa se bane, ariko Vestina akavuga ati ashobora kuzanyura nge nshobora kuzamunyura tukabana, cyangwa se Vestina bikaba ari ngombwa ko atarabizi. Ni ibintu bibiri turi kuganiraho. Kimwe muri ibyo byanga bikunde Vestina yarazimo kimwe. Simbizi byose birashoboka, ariko ntago nge numva ukuntu byanze kuze Vestina yabagiye kubana Idrissa azi neza yuko ari umugabo neza bizi neza burundu ubungo agende yatanye n'umugore wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, narangiza Vestina ngo ngiye nakwipevuye umugabo. Ese wakwibaza ngo baba yarateruka n'abo bagabo bose n'abagore bose, wowe ukabubizi wabuje uri mu ntuki washaka n'umugabo utaruka n'abagore bari? Icyo shaka kukubwira rero, icyo shaka kukubwira uri umuntu w'umubyeyi ukuze, waba wirengagije ko hari ababyeyi b'abadamu cyangwa se abagore bafite abana batandatu ku bagabo batandatu, bafite abana batanu ku bagabo batanu, yego nyine ku bagabo batanu, akabyarana n'umugabo wa mbere bagatandukana, agashaka undi akabyarana n'uwa kabiri, nabwo bikaba gutyo akageza ku bagabo batanu afite abana batanu. Icyo cyo waba ukirengagije kandi kibaho. Sinzi niba wemera ko kibaho. Ibyo bari imico mibi. Ariko bibaho. Ubwo se umugore yitwiki? Nta mugabo aba afite. Washatse aha wahabye wahavuye, ejo washatse aha wahabye wahavuye, ejo washatse wahabye wahavuye. Mu kigaragara cy'icyo gihe umugore niwe ugize gute niwe bari mubi, ntago abagabo bose ariko bari bari. Urakoze cyane. None rero reka tugaruke ku iki kiganiro cya Vestina, tuvaho ngo nakari gaciyemo. Nuvuga ngo niba Vestina avuga ahangaha ko yahubutse. Atariko nanone yahubutse, hakaba hari ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko nubundi bajya kumusezeranya muri ADPR bari babyanze. Barabyangira barabyanga, bamaze kubyanga. Urumva ko Vestina nubwo ADPR yangaga kumusezeranya hari ikintu yari iziho, cyangwa se hari ikintu, hari ibyo buriya abantu ntitukavuga ngo abantu nibasenga, hari abagiye bahanurira Vestina benshi cyane. Ndaza kuba turaza kugera kuri icyo kiganiro, abagiye bamuhanurira bamubwira ati nyamara nabonye uri kumanuka mu manga, nyamara nabonye se uri ufatanye n'umuntu mu ijosi, n'urugero nk'urwo ngurwo. Ariko niba ADPR yarabujije Vestina gusezerana, ese pasiteri wasezeranye Vestina ntiwasanga hari ikintu yarabiziho, cyangwa abayoboke ba ADPR yasezeraniyemo hari ikintu bari babiziho ko wenda Vestina atazabana n'uriya mugabo? Ariko kuko Vestina atasezeranye muri ADPR barabyanze burundu yasezeraniramo. Asezerana muri sare, ntabwo yasezerana muri ADPR. Nyine wumva muri ADPR ariko hari ikintu bari bazi, bafitiwe n'impamvu yabo bwite. Vestina yari yujuje imyaka yego y'ubukure, n'umugabo yujuje imyaka y'ubukure. Reka tuganire ku iki kintu cyo nagutumiriye. Ndashaka kugira ngo nyunganire, ni igiki cyatumye Vestina ADPR itamushyingira? ADPR igira amahame yayo kandi igendera kuri byinshi. Rimwe bavuze ko Vestina ajya kujya mu rukiko yari yagiye muri salo aradefiriza, kandi ADPR ntabwo igira gute ntibyemera. Ntabwo mu buryo bwayo no mu buryo mu miyobokere yayo cyangwa se muri gahunda zabo ntibemeye imisatsi igize gute idefirije.
ntibemera umugize gute usutse bemera imisatsi ya naturere ukagenda ukiyogoshesha ugatera kanta sava. Okay, urakoze cyane icyo ngicyo cyo muri ibyo ngibyo harimo kimwe ubwo ADPR yanze ku buryo Vestine natari gusubira mu rugo niba ari ukudefiriza ngo wenda kudefiriza bikuremo ariko agenda asezerane. Azanase gute kandi yari yamaze kubikora kandi abibujijwe mu itorero ryabo. Ubwo nuvuga ngo bahise bamuhagarika. Idini ryabo ntabwo ryemera gukora ibyo bintu ko ntabwo wadefiriza uje usubire kwigabura. Amahame y'itorero ryabo idini ryabavuga. Muhawe rero hari ibintu byinshi biba byihishe mu basitari cyangwa se muri aba bantu bakorera Imana ariko ugasanga bo kubihishura. Ubu tuzagenda twumva byinshi kuri Vestine, turagenda twumva byinshi uko tugenda dukurikirana inkuru nkoranyambaga cyangwa se ku mihanda ya YouTube tuzajya tugenda tubikurikirana, tuzahishura byinshi. Urabona ko hari aho Vestine avuga ati ku nyandiko ye avuga ngo narahubutse sinzongera guhubuka. Ni nk'umuntu ukuze w'umunyurabwenge, ni iki Vestine yaba yarahubutseho? Ni uriya mugabo yahubutseho? Ese ni iki atahubutseho? Kandi tugaragaza hari hano tugaragaza yuko uriya mugabo yari afite ingeso yo gushaka abagore benshi. Yego turayiha hari ahantu twabibonye bwa mbere. Vestine nawe akongera akavuga ngo sinzongera guhubuka. Kandi yarabona kubaje ni Vestine ntiwasanga yarazi kuri mugabo yabarashatse umugore umwe cyangwa babiri ariko abantu babimubwira akavuga ngo nukumwangisha umugabo. Wenda ashobora no kuvuga ko nyine kumwangisha umugabo ariko barabimubwiye bashaka kumwicira uko nabyo birashoboka. Ariko barabimubwiye cyane ko abantu b'abanyamahanga utegeze ubona famiye yabo nje kumenya ibyabo nabyo birashoboka. Kandi Vestine ajya kubana kisa ko atari ajya muri Canada ngo ajye kwa banyirabukwe. Yari yagiye yose atarigeze ajyayo. Ikindi iba Vestine ashaka ngo ntabwo azongera guhubuka. Ku ruhande rumwe byo wasanga yarahubutse kubera iki? Uretse nguce mu ijambo ati kubera turaza kuhagera. Vestine kubera ko hariya yavuze ngo yarahubutse ngiye ikintu ndi bucare cyangwa se ndi bukurikiraneho. Vestine hari ahantu yavuze ngo yarahubutse kandi hari imbere aho hantu nuza kunsubiza uhansubize neza. Kandi hari imbere bakaba bavuga ngo uriya mugabo yashatse umugore umwe cyangwa se babiri cyangwa se batatu. Vestine wenda akaba ari wa gatatu cyangwa se akaba ari wa kane. Vestine akaba avuga ko yahubutse. Aho Vestine ntiyaba yaramenye kugira ngo uze kunsubiza ikiganiro neza tuze gukurikira abadukurikiye baze kubyumva neza. Aho Vestine ntiyaba yaramenye kuri ya mugabo bakabimubwira ati nyamara uyu munyamahanga cyangwa se uyu muntu nuwi wacu turaturanye ni mwene Joseph ni mwene Kirimeni ariko ashatse abagore umwe cyangwa babiri. Vestine aturiya muntu ari gushaka kunyicura ubukwe akaba ari hahanga ari kuvuga ati narahubutse. Nyine byo byashoboka. Byashobora ko bashaka kumubwira bakabwira ati uriya mugabo wawe agize gute afite abandi bagore yashatse. Yego. Rimwe akavuga ati mu gushaka kunyicira iki ubukwe. Kabiri bavuga ko umugabo akuze kurenza Vestine ko Vestine ari umwana. Ibyo ntigeze abikonta ngo avuga ngo nubwo akuze ntabwo ndi bumujyeho. Bishaka ko avuga nubwo bose akuze ngi ndamushaka ibyo ntacyo bitwaye ntacyo bintwaye n'urukubaka. Aka kanya ubishaka ngo yahubutsemo ntabwo avuga ngo yarahubutse ahubwo ushaka gusanga ari kwicuza. Ari kwicuza iki? Akavuga nti kuki ntumvishe wenda ibyo babantu bambwiye. Urakoze cyane. Icyo ni kimwe. Akavuga ni kuki bambwiye yuko umugabo wanjye wenda yarafite abandi bagore simbyumva. Iyo mbyumva simbageze kuri level imeze gutyo mu barungana gutyo. Kabiri barangwaga nturi umugabo wawe ni mukuru cyane akurusha imyaka ntaho bihuriye. Bishobora gusanga nabwo yavuga nti kuki nemeye umugabo ndusha imyaka bene akakageni akaba ari kunkora ibintu nk'ibi ngibi. Nabyo birashoboka. Oya hari naho biri kugaragara bavuga ko uriya mugabo yamucaga inyuma. Ariko kumuca inyuma bakibaza se nibuze hara burya rega reka nkubwire muha turi bakuru ntukavuge ngo umugabo wawe ngo ngiye kimizinze nkubwire nti umugabo wawe namubonye aguca inyuma noneho cyangwa se aryamanye n'undi mugore cyangwa se bari kumwe n'undi mugore we numara gutaha umugabo wawe uri mu rugo mbikubwire mu rugo cyangwa se mbikubwire kuri telefone umugabo we naza gusuhuza asange umunwa wasumbye amenyo umunwa wasumbye amenyo kandi ngiye ningi wabikubwiye banza ukontorora umenye tese ibyo kimizi yambwiye nibyo mbere yuko urwana n'umugabo wawe cyangwa utongana n'umugabo wawe. None rero hari icyo nshatse kuvuga niba Vestine hari abavuga ko umugabo yamucaga inyuma akaba atarabibonye akaba ari byo byaba byatumye ashkwana n'umugabo. Urumva Vestine yabaze neza cyangwa se yatekereje neza? Akwenda kose ntabwo ngo nta kabura imvano. Ntabwo Vestine yaje gufatira amagambo abeze kuriya ngo ashyire ku mbaga nkoranyambaga nta kintu gihari cyamubabaje. Mu ngembi nteketse cyangwa byo mbyumva ntabwo bakunda abantu bavuga ngo bagushaka views. Ntabwo wajya gushaka views ngo ushaka views gize gute wisenyera. Kuko hari views ari gushaka kikaba yabyumvikanye n'umugabo. Aba ari views ari gushaka byanze gukunda nabwo je yaza mujyaho ingaruka. Kuko bashyize ibintu bitari byiza hanze. Ariko reka nkubwire byanga bikune ngewe kimizi duhuye nkakubwira nti muhawe ejo uzasitara. Ati ejo uzasitara nkabivuga hari abantu 10.
none wowe ugatambuka, wamara gutambuka wagera ku bantu ukisitaza nk'uko ubivuze haruguru. Byanga bikunde bavuga ati kimeze n'umuraguzi. Ni ukuvuga ngo icyo ashatse kukubwira rero, umuhanuzi Zakayo ni umuhanuzi wahanuriye Vestina, aramubwira ati nyamara Vestina, hari inzozi ngenda nagiye mbona zimeze gutya zikuvugaho ariko zitakuvugaho ibintu byiza. Aranabimubwira. Vestina aramubwira ati cyangwa se we n'umugabo we baramubwira ati ibyo ni abahanuzi b'ibinyoma, kuko bari abantu nubwo batubwira amagambo cyangwa bakatubwira hari ibyo batubwira twebwe tukabinegereje cyangwa se tukanga kubyumva, ariko bavuze ukuri. None ibyo Zakayo yavuze, uwo muhanuzi Zakayo yavuze bikaba bibaye kuri Vestina akaba wenda tuvuge nk'uko wari uvuze ati wenda yaba ari gushaka views, abantu benshi bari kuvuga ati ari gushaka views, ntabwo arabyemera kuko Vestina ntabwo turabona wenda twamenya ko yasesekaye mu Rwanda, indege yamuvanye muri Canada yamugejeje mu Rwanda, cyangwa se ndabigeraho ibyo ngibyo ndabigeraho. None Zakayo namara kumva ko Vestina ari kwishakira inkuru, ariko Zakayo akaba yarabibwiye Vestina ko urugo rwe rutameze neza. Zakayo ntarabatsinze, ubuhanuzi bwe ntabwo burakomeza bugakora. Nose utakeza yuko byanze bikunze yapfuye kumubwira gutyo gusa. Erega n'abantu ntitukabapinge, ntabwo bemera abahanuzi, ndabemera kandi bariya nubwo harimo abahanura babeshya, ariko n'abahanuzi barahari babakozi b'Imana. Ndahamya rero ko ngewe Zakayo yaba yarahanuye ibyo kuri Vestina. Nabi byashoboka. Oya wiba ngo ahubwo vuga ngo nibyo. Urakoze cyane. Twatangiye ikiganiro rero tuganira mu gusezerana. Ese buriya Vestina niba yarasezeranye ivangamutungo, buriya bari bugabane cyane. None se niba bashakanye byaterwa n'ivangamutungo basanye ryari ryo, bashobora kuba barasezeranye ivangamutungo risesuye kuko barakundanaga cyane. Urakoze cyane. Ariko ugasanga nanone ivangamutungo risesuye iryo tegeko riba mu Rwanda ntiriba muri Canada. Urumva Vestina arataha. Reka tubibwire abadukurikiye tubiganiraho. Niba ivangamutungo, itegeko ry'ivangamutungo nk'abafite amafurushi 5 ugatwara ebyiri nanjye ngatwara ebyiri ya gatanu, kuko ni igihe tukayivunamo tukajugunya igice cyangwa tukafata igice nanjye ngafata ikindi. None ivangamutungo iryo tegeko rikaba ritaba muri Canada. Ese barongera barigarure mu gihugu cy'u Rwanda, bagabanire mu gihugu cy'u Rwanda, kuko umugabo ashobora kumubwira ati ngewe dushobora kuba dupfuye uko bavuga ko nari mfite abagore benshi ariko nta n'umugore n'umubonye, cyangwa se ndamaze n'abafite, si wewe mugore wenyine nawe akaba ari kuvuga kuriya, akavuga ati ntabwo wamfashe nsambana, ibyo bapfuye muri ibyo akavuga ati ntabwo wambonye, agahitegera akavuga ati hambira utwaye wigendere. Vestina bari bugabane. Narase ugiye kwa nk'umuntu wavuze ngo ngo baragabana ngo ibinombe ngo bya esase ngo n'amakamyo ngo n'imitame ngo nibarangiza ngo banagabane ngo n'indirimbo. Abana ngo cano ngo noneho ngo mwenga ajya ngafata ngo Emmanuel mwenga afate ngo Emmanuel nkane ngo ntikigira views. Uragaza ngo ngo afate ngitwa ngo pape ngo nawe ngo views ngo zararangiye. Urakoze cyane. Nukuvuga ngo ngewe Kimizi buriya ngewe ninjiye mu kiganiro magira ngo abadukurikiye bose bakaza kunyibikira bambwira bati kara kantu kujya utakagezeho kivanga mutungo kandi watangiye ikiganiro kivanga mutungo muhantu cyangwa se nibiki byose kuki kuri Vestina utakivuze. Nge ndibaza baragabanira muri Canada cyangwa se uriya muntu barurira indege bavugane bati channel yacu yakoreraga mu Rwanda cyangwa se indirimbo twaririmbye zose studio yacu iri mu Rwanda dutaye tugabane, cyangwa se uriya wo muri Canada we aremera guhomba kuko aravuga ati uyu munyarwanda nubwo mwanze ashobora kujya mu Rwanda bakangira nabi kandi igihugu cyacu ntabwo kigendera kuri ibyo ngibyo. Uvuga ngo igihugu cyacu ni ikinyamahoro kuva twagira umuyobozi wacu mwiza nyakubahwa Perezida Paul Kagame, twagize igihugu kisanzurana abanyamahanga baraza bagatembera ndetse ubona yuko n'ibirunga baratembera ndetse kuturusha. Rero icyo nshaka kukubwira Vestina, niba umutungo mwinshi uri mu Rwanda cyangwa se umutungo mwinshi wa Vestina uri muri Canada, ninde uri bubihomberemo? Baro ntabwo wamenya, bibaye ngombwa yuko bari butandukane byanyabyo. Bose baragana inkiko cyane ko no muri Canada inkiko zirahaba. Niba barasabye ivangamutungo risesuye baragana inkiko, nimba barasabye ivangamutungo muhahano ubwo Vestina azajyana ibyo afite hanyuma n'umugabo nasigana ibyo yari afite, kuko urumva ko yose ivangamutungo muhahano. Ariko muri Canada ni haba ibyo mwahaye ntabwo tubizi, twe turi abanyarwanda ntabwo tuzi amategeko yo hanze. Muhuza iki ibyo mwahahanye uyo Vestina ko amaze guhaha muri iyi minsi rero nibyo baba barahuje, biba atari ko baseze ivangamutungo risesuye ubwo bazagana inkiko. Nyamara ugana inkiko rero nibarangiza bagere gute
baburane paka hasi hejuru umugani ngo nimba umugabo afite ngo ibinombe n'ibiki byose babigabana nazacano nazo bazigabana urumva Vestina awari bamaze kutubwira yuko umunyarwanda wese kuko ku nkuru nkone yambaga ukuntu biri gucaho bari kutubwira nta nkunga Vestina ari gusaba ngo yabaye iki yarwaye ntaki Vestina ari gusaba inkunga y'amashengesho ngewe ndibaza Vestina inkunga y'amashengesho ari gusaba ngiye kimisi kugira ngo umubwire ngo Imana imufashe Vestina inkunga ari gusaba niyo gusubirana n'umugabo cyangwa niyo kubona undi mugabo wamuhoza amarira cyangwa se wamuhoza mbega wamujya ku mutima kurenza uriya nge ntabwo ndamenye ikintu Vestina ari gusaba inkunga y'amasengesho cyangwa se uri kumusabira inkunga y'amasengesho sinzi inkunga y'amasengesho ari kumusabira ako Vestina mu byo yanditse ategeza ko atigeze avuga ko ashaka undi mugabo kano kanya oya ntabwo ari ko mvuze yigeze navuga ko bamuha inkunga y'amasengesho kugira ngo abone undi mugabo kuko ntabwo umugabo wa mbere mwamutandukanye mutamana umwaka hari ushize ni amezi 3 cyangwa ni mutaramana umwaka ngo uhite winjira mu zisante maze gushaka undi mugabo kuko ko mugabo gikomera baguteye biba bituma utarako kandi utari wabasha kugira gute kubasha kwakira undi mugabo ntabwo byashoboka ahubwo ariko ntazagumiraho kuguma byo ntabwo byashoboka Vestina cyari mutoyi ntabwo byashoboka nyine icyo nshaka kukubwira ko atazagumiraho niyo mpamvu twebwe turi kubaza tuti hari wavuze ku nkuru nkoranyambaga cyangwa se ku mihanda ya YouTube no ku TikTok aravuga ngo Vestina ni ukumusabira iki amasengesho nge ndibaza uwo muntu wabivuze aze kutwandikira kuri Ogera TV na yahe masengesho Vestina ari gusaba na amasengesho yo kugira ngo Vestina yongera abone undi mugabo cyangwa na amasengesho yo kugira ngo yibagirwe uriya umuhemukiye kimwe nuko Vestina ashaka kuba yabonaga buriya Idris akabona ndari intama y'Imana yamugeza mu gasanga ni ikirura ese ntabwo byo bishoboka oya nibyo biranashoboka nawe akaba yagize uruhare mu kumwanga kubera ko yabonye ari ikirura bakavuga nti noneho ni ikirura nasanze kwera kandi kuko nk'umwana ukiri muto bingana kuriya ntiyabakugira ubwo nawe ari nkawe n'undi muntu wari we wese ugejeje umugabo yeje mu rugo ugasanga ko umutegeza gasiko umusanze umutima urakurya ukavuga ntibyanze bikunze uyu mugabo azangirira nabi iyo bibaye byiza rero wigendera hakiri kare ariko birashoboka nuko reka twe kuvuga ko tukomeze ngo tuvuge kuri Vestina twumve ko umugabo ari we wabaye ikibazo kugizana n'ubu Vestina niwe watangaje washyize ku rubuga nkoranyambaga iriya nkuru ariko umugabo we nta kintu aravuga buriya rero dushobora gusanga umugabo nawe naza kuvuga akaza kuvuga turi busange ahubwo umugabo ari ufite ikibazo nabyo birashoboka twe guhera ku mugore yego umugore wabaye mubi none se umugabo hari ikintu yari yatangaza bavuga ati ntacyo aratangaza hanyuma kuva aho babaniye bwo gizo hari ikintu umugabo atangaza no ya ntacyo atangaza kuko abagabo benshi no mu rugo barakubitwa umugabo kugira ngo abe yatangaza ikintu ku makuru avuge ati umugore yankubise ni ibintu bikomeye cyane twebwe dushobora kuba turi ku nkuru ya Vestina watatse kuko uwatatse ni ubabaye birumvikana niko bivugwa ariko ugasanga nanone umugabo we Idrissa nta kintu aratangaza akavuga ati nyamara njyewe ushobora gusanga nawe ari ahantu Vestina yaramumennye amazi ashyushye ushobora gusanga yaramukubise akamamiyo wenda anabyimbaganye ushobora gusanga Vestina yaramucireho imyenda ariko umugabo akavuga ati reka umugore akavuga ati reka ngiye mutange kuko ubu ngubu byazambera bibi reka manze bitangaze ngiye mutange umugabo akaba yicikirwe nta kintu aratangaza nabwo tubivuge ntibishoboka se nabyo bikondi wandewe ko nta muntu utakatababaye gusa nanone iyo mbimenya yari ijambo iyo mbimenya yari nziza nuko yaje nyuma nuko iza nyuma none ushatse kuvuga ngo iyo mbimenya none Vestina niwe uvuze ngo iyo mbimenya debe byashoboka none uriya mugabo kuki atavuga ngo iyo mbimenya ku mpande zombi turi kuri Vestina kubera ko Idris ntabwo yatatse ntabwo arataka ntabwo yataka kuva yabana Vestina ntiza avuga abyo yari havuye ngo Vestina ni mubi heza avuga ngo byibuze yamuyeje mu Rwanda reka data nta munsi n'uyu numwe Idris yumva ijambo yavuze none Vestina we kano kanya abo yatarashaka gute kwihangana wibuke neza yuko abantu bagenda mu bihugu byo hanze bamwe na bamwe no kuri bagatabaza ntabwo nabumva bari gutabaza oyanda umumama ngewe umwe nigeze mbona ku mbuga nkoranyambaga ari gutabaza baga Kicukiro umuntu aramujyana muri Kadaga mwangajyanye kumuha iki akazi yamugejejeyo ibintu bamukoheje uburetwa bamufungira no mu cyumba bagira gute ubwe yarahamagara atabaza mu Rwanda ariko se muha kuri mukuru mbizi cyangwa se ukabura umunyarwanda nta mugabo urumva wakubiswe njya mbumva ntavuge ako inkoni itakuri ako subirika kubaza ubundi umugabo mugajya gukubitwa byagenze bite
umugabo mu rugo oya ubanje kumbwira ngo urambwiye ngo ujye ubabona njya mbumva none umugabo gusa amaso ku maso nturababona ku maso uriya rero uya mugabo nawe yagiye gutaka akavuga ati nakubiswe aba yararembejwe aba yararembejwe nukunaga mugira imbaraga umugore agukubita abagabo ntabwo abagabo benshi ni kugira imbaraga buriya iyo ufite imbaraga abagabo bagira imbaraga hanze ariko iyo bari mu nzu kuko mu nzu ndakeka mu nzu iyo muri abantu babiri bagize urugo nuvuga ngo niyo mpamvu ndagira ngo nkubwire kugira ngo umugabo akubitwe n'umugore haba hajemo ikintu cyo gutegekana kandi none urashobora kuza kumbaza ati ese ni ukubera iki gutegekana ushatse kubivuga igihugu cyacu mbere muri za 80 hariho ubutegetsi kugira ngo abanyarwanda bo babisobanukirwe ariko ubu ngubu hariho ubuyobozi noneho rero bafashe igihugu cyacu cyafashe ubuyobozi ari nayo mpamvu nyamvuga nti kuri Ogira TV nkavuga ni umukuru wacu w'igihugu ni murumuna wa Yesu arareba aravuga ati ubuyobozi bwo bugeze mu gihugu ngiye kubushyira no mu baturage niyo mpamvu igihugu cyanjye kizagenda neza nivuga ngo ngewe nawe turi mu rugo tuba tuyoboranye iyo hajeho gutegeka niyo mpamvu uzasanga ingo nyinshi zifite amakimbirane wabyumvise uzasanga ingo nyinshi zifite amakimbirane kubera gutegekana ati gutegekana ni ukuvuga ngo iki ngiye turakuvuga nti ndavuze ngo sanga iyi myenda ifuze mwamaze kumva ngo iki ndavuze ngo sanga iyi myenda ifuze wenda mbikubwiye hari undi mugore mugenzi wawe hari undi mukobwa mugenzi wawe ubimbye hari undi mugabo mugenzi wanjye hari undi musore mugenzi wanjye nanza agasuzuguro kandi ba bantu bo mu rugo iwabo baravuze ati wafuze tuno twenda sheri wafuze tuno twenda ko meze neza wamaze kumva ukuntu nkubwiye sheri wafuze tuno twenda ko ubonye nsa nabi mu by'ukuri kakana nkubwiye kana tumufura ya myenda cyane urakoze cyane ariko ni nkubwira ngo ndavuze ngo furi iyi myenda kandi sanga ifuze wamaze kumva ko urimo gutegeka uravuga ati none ntabwo nyifura none ndebe ibyo akeneye wamaze kumva aho umugore n'umugabo baheraho bakimbirana banarwana none rero nakariya kantu byanga bikunde dushobora gusanga Vestina n'umugabo we hari akandi kantu nabo bapfuye ariko Vestina we agatanga umugabo kugira gute kubishyira hanze yego nabyo birashoboka nyine mu ngo habamo byinshi kandi ngo zubakirwa kuri byinshi ingo zubakira kuri byinshi cyane kuko ntabwo abantu bavuga ngo Vestina ngo yashatse ari umwana nta mwana ushaka ntabwo igihugu cyacu cyemera gushyingira umwana cyishingira umuntu ukuze kuko none uriya mwana umuvuga ngo Vestina n'umwana ku myaka ye nta muntu arusha ibitekerezo ufite imyaka 50 cyangwa 40 gusaza ni mu mutwe no gutekereza ntabwo ari ubwana ntabwo ari ubukuru gutekereza ni mu mutwe no mu bwonko nuvuga ngo rero twebwe icyo kuri Ogira TV dutegereje ko wenda hari ikindi Vestina ari dutangarize kuko turagenda tunyuraho tunareba n'abatwandikiye turebe wenda hari n'igihe turasanga n'umugabo hari ibindi yatangaje ati yimbeshyera ahubwo twapfuye ibi ngibi hari ibyo tutumvikanyeho kuko byanga bikunde muri iyi minsi yose icyo kiganiro turageraho n'umugabo hari ikintu yatangaje kuko ntabwo ari buceceke byaba byiza kurushaho ukuri ukajya hagaragara buri muntu wese akagira icyo amenya kuko nyine ubwo yego Vestina yatatse ako ni ntibameze nk'ibiki biri mu bwiru kuko nanone bire yavuze ngo ntabwo yazongera guhubuka ntabwo yavuze inkuru neza mu buryo busesuye yavuze ngo impamvu ariko yavuze ngo ntabwo azongera guhubuka cyane ariko yarahubutse nyine ubwo yarahubutse kuko hari ibyo namaze kubivuga abanyarwandakazi mudukurikiye hari uriya muhanuzi wamuhanuye ati waretse kujya gushaka waretse kwirukankira ingo aho honyine ntamwumve ntayumvire ubuhanuzi bwa Zakayo aho honyine yakagombye kuvuga n'ubwo bari kubitekereza ati Zakayo ntiyabimbwiye pasiteri runaka ntiyabimbwiye pasiteri runaka ntiyanze kunsezeranya kubera iyi mpamvu niyo mpamvu yavuze ati ariko ntabwo byujuje ko ntabwo nzongera guhubuka byanga bikunde hari ikintu yahubutseho abantu bamubwiye ati have kuriya mugabo kuko yavuze ntabwo nzongera guhubuka ninjya gushaka umugabo nzabanza ntekereze cyangwa nzabanza ngire nitonde urakoze cyane yabyo nibyo akaba ariyo mpamvu rero twabwiraga abadukurikiye ko hano ari ku kiganiro Ogira TV ikiganiro nahagaruka naho ubutaha ciao